nkaba nariye kwa Karosi mu Gatenga. Kwa Karosi Gatenga. No wize. Eko sigamaze kuyabarya menshi. Fo. Ubuzima mwenze tuze mu Kiderenga. Ubuzima nyine nta kibazo mu Kiderenga ni bisanzwe nta kibazo n'uburyohe. Urabona n'abana hari ba papa ne ba papa nari bikabisa ikintu cya mbere gucya hari n'umutuzo nari bi murabanga Kiderenga babemo ibintu bibi ni ahantu haryoshye cyane. Hamaze imyaka ingahe? Ni myinshi cyane. Wibera mu Kiderenga. Ngiye nakuvuga ngewe iwacu ni Nyagatare urumva Karangazi ariko rongeye mu Kigali yeko hakide hano Kiderenga yongeze hano munari bikabisa murana pampe benshi cyane tukaganira nta kibazo gahonyibwaye ku bintu bijyanye n'amashi zawe uracyazikora se cyangwa imikino ni OG twaje dutangire dutangire ni ukuvuga ngo iyi nebura yireba sifite amaguru abiri ndayifata akaguru kamwe kajye hano akandi kaguru kanagane ntitakare kandi iri kuzuba twagiye tutangire sawa action twagiye uvuga amazina yawe ubundi bagita konto gacikincogo sise kwa Karosi mu Gatenga mwabonye ndikukubona neza cyane ibiro n'uburyohe yo ihagaze kuzuru nini birebe yamaguru ari hasi ajya hejuru twagiye none action twagiye tutisi wabonye ibyo byose wabyigiye yarya kwa Karosi mu Gatenga Ese wisanze kwa Karosi? Ese OG. Twakomeza kana wakoryo kambere. None kaza ngubwire rero. Hakubwo uranze. Ndandi kukureba. Ndarenze. Ndarenze. Wetse. Aho karureba hano gasubira ngatwagiye. Umva ndarenze. Twagiye. Iyi ngofero yireba. Giye kuyiririmbira indirimbo ya Kofi ari kumwe na Diamond unachukua unaweka wa. Indi ingofero ajya kuzuru nyibwira ati jya umutwe azamuka nayiririmba ni ndago nyikoraho nje twagiye action unachukua unaweka wa wabonye gatangire gatangire siremo twagiye unachukua unaweka wa katika mwana amiki acha kama kuita cha kivugo cha nikie je banyita konto gacikinja gwari umwana wa Karosi mu Gatenga twagiye akari gakoryo kurikiraho twagiye imikino yawe ufite telefone nizo telefone yawe ino ya cyangwa inini ino iki kinini urayireba sitachi telefone meze gute Hacha telefone dore nayi mwana dore kubireba kamwegere kuri kamera garuka inyuma garuka inyuma uwa kari kaga kurikyo naka oye mikino ari kari myinshi se twagiye twakomeje urabona jewe kumona gutyo mfite imyaka 54 mfite imyaka 54 niko kazi kanye nkora niyo talent yanjye niyo mpano yanjye narajyaho nzaje kwiba nje kwica nje kugira nabi nzashimisha abantu ninge wabaye wa mbere mu mujyi wa Kigali abantu bafite impano zabo perezida yako ndashimira umusaza washinze Paul Kagame washinze ibigo by'imyuga n'umuco na siporo urumva umuco na siporo kuko ngewe numva ngiye siporo nazikuze byata gakomeza ngo mu bukarani gakomedi uraza komedi se uraza komedi mbwira no kandi ukagira akazi si aka ngaka akura akazi aka kantu nakazi wowe kangakura akazi turebe gasira turebe amaso ntago yarushya kureba do nitubiri akangakura akazi cyangwa akangaka twagiye wowe nuparitse naye ndaparitse ngiye guhita nkwigana ukuntu wavutse urira nkwigane wahogoye twagiye action
umva ukuntu wavutse urira. Wabyumvise? Umva noneho wahogoye. Wahogoye. Wabyumvise? Ndakumva Okay, twagiye. Tangira mvuka ndavutse ndira gute. Mvuka wavutse urira. Umva. Umva wahogoye. Okay, twagiye dukomeza kukanika kuri. Tube twiganira. Aha. Amazina yange akora bino bintu. Imyaka n'ibyatsi. Watangiye ufite imyaka ingahe? Imyaka 3 n'igice. Nibwo bitangiye? Watangiye impano ya mbere watangiye ni yiwe? Nuvuye impano ya mbere natangiye ndi mu bintu bya rondage saruto. Ndabizi ariko ko umuntu agenda ajya mu zabukuru agenda agira ute ibintu bigenda bigabanuka. Zabukuru bavuga nini? Zabukuru ni kugenda nyine ugenda ukura nyine ukava